ibihe byiza ukurikiye TV60 Rwanda, twizere ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugenda ugubwa neza. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, mwese nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. Njye ubasuhuza nabifuriza ibihe byiza rwose, banyita kwizera. Njye mubana mu biganiro bya buri munsi, ndabasaba ngo mukande subscribe rwose. Abafana b'ikipe ya APR nyamukandagira cyangwa se APR rwose, ndagira ngo mwigaragaze mukande subscribe rwose, ibintu bigene neza cyane. Mbere yo kujya mu kiganiro nyirizina rwose, tubanze twiganire ku tuntu tumwe na tumwe ariko dufite aho duhuriye na ekipe. Hari umutaramu uhoze umbaza akabazo rwose, ndagira wenda mumfashe kumusubiza, wenda araza kureba iki kiganiro. Yambajije ngo wowe ufite ekipe yawe, ukaba ufite uwo bita Seydou Youssouf Dawuda nyine tuzi Dawuda, ukaba ufite n'uyu mutaramu bita Ronald Sekiganda. Ninde washyira mu kibuga yaba Dawuda, utitaye ngo bakina ku mwanya umwe cyangwa ibiki? Ninde ubona ari inde mukinnyi mwiza hagati ya Seydou Youssouf Dawuda ndetse n'uwo bita Ronald Sekiganda? Wakwibaza ngo ndamusubije gute? Wenda sinzi ko wenda nawe ari kubyumva. Namubwiye nti wa mugabo we, uyu mutaramu bita Ronald Sekiganda ntago tugeze tumubona kina bihagije ngo tumubone nyine, ariko bita Seydou Youssouf Dawuda twaramubonye. Ubwo bihagaze uku nashyiramo bita Dawuda kuko niwe nabonye kina kandi tubona ko ari umukinnyi mwiza. Ariko mu gihe Ronald Sekiganda yaza akatwigaragariza, urumva ubwo nawe azaba yerekanye itandukaniro, ubwo niwe waba uhabwa amahirwe. Ariko uko bihagaze uku nguku, twe twapangamo uwo bita Seydou Youssouf Dawuda. Arongera arambaza ngo, arambwira ati birumvikana. Nagerageje kumwumvisha, arabyumva cyane, ariko sinzi ko namwe wenda ariko mubyumva. Dawuda n'uwo bita Ronald Sekiganda rwose njye nashyiramo uwo bita Seydou Youssouf Dawuda kuko n'umwe mu bakinnyi batwigaragarije, nubwo yagiye ateguye ikipe ya APR hamwe na hamwe mukeneye ntimubone, ariko aho yagerageje kumubona yerekanye ko ari umukinnyi mwiza kandi uzagira byinshi atanga. Ikindi kintu yambajije, yambwiye ati se mu izamu ho urabibona gute umuvandimwe bita Ishimwe Pierre ndetse n'uwo bita Adolphe? Ndamubwira ati uwo bita Pierre yasoje shampiyona akina ameze neza cyane, ahetse ikipe ya APR. Ariko bita Adolphe muri AS Kigali yaba hari imikino imwe n'imwe yagiye siba, ntago ari umukinnyi wagize guhozaho mu ikipe ya AS Kigali. Ndamubwira ngo njyewe ari njye upanga, ndi umutoza, nafata uwo bita Pierre nkamubanzamo, yazakora ikosa nkamana gushyiramo Adolphe, kuko Pierre yasoje akina ari umukinnyi ubanzamo, ari umukinnyi uhetse APR, umukinnyi wehesheje igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ni umukinnyi muzima cyane, ntabwo wamugereranya na Adolphe. N'urwego rw'amayikipe byose ntabwo wabigereranya. Adolphe kuva muri AS Kigali, Pierre kurindira ikipe ya APR rwose, imikino myinshi igiye ikomeye ntatenguha abafana b'ikipe ya APR rwose. Niwe natereka mu izamu cyane rwose, niwe natereka mu izamu, ibintu bikagenda neza cyane. Uwo bita Adolphe yazabona uwo Pierre ari kuzarira cyangwa kugenda akora amakosa, ukabona guterekamo uwo bita Adolphe. Ariko mbere na mbere wabanza gushyiramo uwo bita uhabwa amahirwe menshi yo kunabanzamo rwose ku kigero cya 90% n'uwo bita Ishimwe Pierre aka Mario rwose ku kigero cya 90%. Uyu nguyu agomba kurindira ikipe ya APR mu izamu, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu bikarushaho kugenda biba umutekano muri AP. Abafana b'ikipe ya APR mutubwire, tubone kwinjira mu cyo bita imiriro. Mutubwire rwose muri komenti, tubone kwinjira mu cyo bita imiriro. Hari abafana batubwira bati se bimeze bite ubundi TV60 Rwanda byitwaye biti? Wenda kamaze mbabwire icyo bita mbasogongezeho gato. Iyi cano ni cano yaje kugira ngo ijye bagezaho amakuru y'imikino yandi yizewe, yandi yizewe azira ibihuha, yandi nyine mukeneye kumva rwose, n'ahandi yakura rero atari kuri iyi cano. Twe ntago tujya tuzana ibintu byo gukabya cyangwa gushyushya ibintu, oya, ibyo ntago uzabikura hano. Ibyo ubishaka wajya ku yandi macano ntashatse kugarukaho, ariko ushaka kuganira bya gisportif, tugaciringa gisportif, tugasesengura gisportif bitarimo amarangamutima, TV60 Rwanda niho nakurangira rwose ukwiriye kuburi, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Muri iyi minsi rero hari inkuru ndi kubona iri kugenda isharacara bivuga ko rwose ikipe ya APR ishobora kuba iri gukorwamo icyo bita iperereza international rwose, ngo nyuma y'uko ikipe ya APR ikoresheje amafaranga menshi cyane, ariko muri make nyine hari umutungo wa IPR rwose usa nkaho wanyerejwe. Ikipe ya APR iri gukora icyo bita iperereza. Ibitangazamakuru byinshi byahagurutse byerekeza muri APR, bari gusesengura bavuga bati bimeze bite, ni gute iyi ekipe ihabwa budget ingana gutya, igatanga ibi bintu bingana gutya,
ese ikipe ya APR ifite abakozi buzuye kandi banahembwa neza, ni gute haba mu icyo bita ibura ry'amafaranga amwe n'amwe utapfa gusobanura aho yagiye kandi bifite ubishinzwe? Ese bimeze bite? Iperereza rirakomeje mu ikipe ya APR. Nubwo nabonye abanyamakuru bagenda babisesengura mu buryo butandukanye, wenda bisaba n'abafana kwitonda cyane mutaza guhubukira ku by'ibitangazamakuru biri gutangaza. Hari abo numvise bavuga bati iyi kipe ya APR ikwiriye kuba yakurwa aho ikura amafaranga, akwiriye kuba ahagarara rwose ikaba yagerageza kwibeshaho nyine nk'uko za Rayon Sports zibeshejeho, izina ryayo rigacuruza rikaba ryo cyane yitunga. Ariko icyo si cyo kibazo rwose. Sinzi ko wenda umuntu uvuga gutya aba yifuriza ibyiza, kuko kuba ikipe ya APR yahembwa na Minadef ntaho bihuriye no kuba amafaranga yabura cyangwa se umutungo wanyerezwa. Ibyo ngibyo biba ari ibindi bindi. Ariko mu ikipe ya APR rwose ibintu ntabwo bimeze neza cyane ku ngingo ijyanye n'icyo bita amafaranga, ngo ari kugenda anyerezwa gake gake. Ejo bundi hatumijwe abanyamakuru rwose bari kubazwa ku kijyanye no kuba bajya baherekeza ikipe ya APR, bakababaza nimba abategewe na APR byose nyine mu buryo bwo gukora iperereza, barebe umutungo wa APR ushobora kuba waratikire, barebe n'ushobora kuba yabiryozwa, kugira ngo ibintu bibe byarushaho kugenda bimera neza cyane. Ariko ndasaba buri muntu uri kureba iki kiganiro, ese wowe iyo urebye ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, APR yawe ukunda cyane, iyo urebye ubona itangazamakuru rivuga neza nyine, hari abayivuga neza, hari n'abayiharabika. Ubona biterwa n'iki? Ni uko wenda ishobora kuba yarabimye umwanya, kuko hari nk'ibigo by'itangazamakuru usanga ikipe byarayifashe ugasanga byarayifashe biyinjiramo neza, barahawe ikaze mu ikipe. Ese impamvu ikipe ya APR badakunda kuyivuga neza ni uko wenda idakunda bya bintu by'akavuyo, ibima imiryango yo kwinjiriramo. Ese nihe mpamvu ituma itangazamakuru ryo mu Rwanda bafata ikipe ya APR bakayiharabika, bagashaka kumera nk'aho basebye izina ryayo? Ubona biterwa n'iki? Ni uko yabimye imiryango yo kuba bayinjiramo kugira bisanzure banayisahure, cyangwa baba bari kuvuga ibintu biri byo? Ibyo ni byo tubwira muri comment rwose. Mbarara iki kindi gice cya kabiri cy'ikiganiro Scovia muri APR, ibintu byakomeye cyane.